gukora ivugabutumwa. Umugisha donc uko mubibona gukora ivugabutumwa, gukora ivugabutumwa. Ijambo Imana riratubwira ngo mugende ku isi yose muhindure abantu abigishwa banjye. Turi guturuka ku bagide, tugiye gukora ivugabutumwa, tugiye manuka hano hepfo tubwira abantu ngo bakire Yesu umwami n'umukiza. Ndi kumwe na bene data hano, kandi tuzi yuko abantu benshi bagomba kwizera, kuko ubutumwa bugomba kubwirizwa ahantu hose. Ubutumwa bugomba kubwiriza ahantu hose, maze hakaba imeruka. Mbere y'uko imeruka igera tugomba kubwira abantu bose. Nta muntu ugomba kuvuga ngo ntago message ayizi, ntago message yayumvise. Igomba kugera ahantu hose. Niwo muhamagaro mushya. Imana ibahe umugisha. Qu'on appelle les Rehoboth, où l'épouse s'est réunie, l'Éternel nous a mis au large. Rehoboth, c'est l'amour qui règne, et l'épouse par le même langage. Rehoboth, plus des querelles, plus des divisions. Rehoboth, c'est l'amour qui règne. Imana ibahe umugisha. Nk'uko mubizi, muri iyi minsi turi gutegura igiterane cya Rehoboth, ndetse ibi kibangiriza bikaba byanamaze gutangira, ari byo ivugabutumwa nk'uko twababwiye mu kiganiro cy'ubushize. Hanyuma tukaba twagira ngo turebere hamwe na bene data bagiye gukora iryo vugabutumwa ku munsi wa mbere byagenze bite. Tugira ngo turebere hamwe ese byari bimeze bite, imbogamizi mwahuye nazo ni izihe, icyo mwishimiye kurushaho ni ikihe, ni iki cyabatunguye. Hano dufite mwene data Christian ndetse na mwene data Armel. Ikaze. Ndagira ngo duhere kuri mwene data Christian. Ndagira ngo muduhereze mu ncamake byari bimeze bite, kuganira n'abantu mubabwira Yesu, babyakiriye gute? Urakoze mwene data Mucyo. Ikintu cyiza mutubwiye, icyo twagomba gukora kwari ukubwira abantu Yesu. Kubwira abantu Yesu ni umurimo yaduhaye kuvuga. Umurimo yaduhaye kuvuga ni ukugenda tukabwira amahanga yose. Bivuze ko ntabwo ari ukuvuga ibyacu, twagomba kuvuga Yesu. Kuvuga Yesu twahuye n'ibyiciro bibiri. Hari abamuzi, hari n'abantu batari bamuzi. Bivuze rero twagomba kumenya uwo Yesu. Abamuzi bamuzi bate, abatamuzi tumubabwire bundi bushya. Nicyo twari twagiye gukora. No kubabwira icyo gukora ku bazi Yesu, no kubwira abantu icyo gukora ku batamuzi. Ibyo byose abanyarwanda benshi bazi Yesu. Icyo mwababwiye ni iki? Kubera ko ntekereza ko bazi Yesu, ni iki kintu gishyashya mwagendaga mubabwira kuri uwo Yesu? Hari abavuze ko bamwumva bamuvuga. Abo ngabo twagomba kubabwira noneho ko twe twaje, noneho bisa naho Yesu bagiye kumenya kurushaho. Ni amahirwe bagize yo kumenya Yesu kurushaho. Kumumenya mu buryo buhe nuko iyo umuntu avuze ngo numvise bavuga, kandi mu by'ukuri n'ibyo yumvise bavuga, abo bantu ntabwo yagize amahirwe yo kuganira nabo. So twe kuba yaragize amahirwe yo kuganira natwe, kwari ukumubwira uwo Yesu yumvise bavuga. Icyo twagomba gukora ni ukumubwira ko Yesu amushaka. Yesu arashaka kumubera umwami n'umucunguzi, kandi icyo akwiriye gukora ni ukubyemera gusa. Kubera ko ntacyo Yesu amusaba gukora kindi, ntabwo ari buze kumusaba kubanza kugira ibyo areka, ahubwo arasaba kubanza kuba yanatwemereye gusa. Bifite uruhare runini kuba donc uwo Yesu arimo kumuha karibu. Nicyo twagomba gukora cya mbere. Abantu babyakiriye bate? Icyo nabasha kuvuga, hari abantu bavuze ko twari twaratinze ku kuboko bitewe n'uburyo bari bamukeneye, kandi byagaragariye mu kuba bakomeje kumva bashaka kumumenya kurushaho. Ariko hari n'abandi bamuzi, nicyo twavugaga, bamuzi ariko bamuzi nabi, bafite ibikomere by'uko uburyo baba presence Yesu cyangwa uburyo bababwiye Yesu, bababwiye ko Yesu iyo umuntu aje mu rusengero bakamubwira Yesu agomba kubanza kwihana ubusambanyi, agomba kubanza kureka ubujura. None se tukababwira tuti Yesu ni muramuka uwo Yesu bakubwiye gutyo,
bigaragara ko Yesu bakubwiye ari umunebwe, kuko Yesu arashaka kuza uko nguko uri. Numara kumwakira ukamwemerera, niwe uri buze kugufasha kuva muri ibyo ngibyo. Ariko nushaka kubanza kubireka, Yesu, uwo Yesu ntabwo twe tumuzi. Yesu umeze gutyo twe ntitumuzi. Twe twagomba kumubwira Yesu tuzi ko ari wa wundi ushaka kwaza uko yakabaye. noneho Yesu akaba ari we umufasha. Tumuha ingero, tumwereka Yesu abo yagendaga asanga ko ari abantu batameze neza, ndetse natwe turimo tuba abanyamanyanga b'inkozi z'ibibi, ariko Yesu yagiye ashaka abo bantu bameze gutyo babi, nibo yarakeneye gukoramo umurimo ahubwo. Murakoze cyane. Frere Armel, nkamwe mwari musanzwe n'ubundi mukora ivugabutumwa, ariko noneho kuri inshuro mwagiye kurikora mu muhanda, mu isoko, ahantu ku karubanda. Ni iki kintu cyari kigoye kuruta ibindi mwahuye nacyo muri iryo vugabutumwa? Murakoze. Afite ikintu twavuga ko cyari twagendaga ariko twebwe twumva ko ari kigoye, ni kwa kuntu ugenda uvuga ati se kuko n'ubwa mbere twari tubikoze. Dusanzwe tubwiriza mu rusengero, tukabwiriza abantu bazi Yesu, ariko twageze hanze nyine twumva ko ikishobora kumva ko cyatugora ni ukuba wagira ipfunwe, ukumva wagira isoni. Ariko ikintu cya mbere cyatubereye cyiza ni uko tumaze kubigeramo twumvise ari ibintu byiza. Tumaze kugera tukabona uburyo umuntu umwaporosha, uburyo abyakira, uburyo abyishimira, ukabona mbese afite inyota yo kubyumva. Icyo kintu rero kigatuma wumva ko nukuri kwa kundi wumvaga ko hari buze ikintu kiri bukugora, kumva ko nta kintu kigomba kuboneka kikugora, ahubwo kumva ko ni ikintu gishimishije, ukumva urabikora ubikunze, cyane cyane ko ari cyo ijambo ry'Imana ribivugaho, ko ari uwo murimo Imana yaduhaye. Yesu Kristo niyo misiyo yaduhaye, kandi umuntu wese ntago yabihariye ababwiriza, ntago yabihariye abapasiteri, ahubwo yabihariye umuntu wari we wese. Iyo misiyo iramureba ko agomba kujya mu mahanga yose abantu akababwiriza, bakabahindura abigishwa. Nuvuga ngo twagendaga twumva ko ikigoye ari ukwegera umuntu akaba yakwanga kubyumva, cyangwa akaba yagusuzugura, cyangwa agakora ikindi kintu kitari cyiza. Ariko ntabwo ariko twabisanze. Twabonye ko abantu bakeneye kubyumva, bafite inyota yo kumenya Yesu. Imana ishimwe yuko mwabasanganye inyota, kandi Imana ikabafasha gushira amanga yo kubaganiriza. Ese ku munsi wa mbere muri kubona hari umusaruro mushobora kuba mwarabashije kugeraho? Ese abo mwaganirije majorite abenshi muri bo barabyumvaga? Ese hari intambwe bifuza gutera nyuma yuko bumvise uwo Yesu mushyashya batari barumvise? Ese ni ibintu bumvise bakumva batereriye bakikomereza ubuzima barimo? Umusaruro mwabonye ku munsi wa mbere, hari uburyo mubona mwawubaramo? Umusaruro urahari, kuko akenshi iyo wageraga ku muntu hari uwakubwiraga ngo Yesu aramuzi, ariko urabona ko nubwo Yesu bamuzi hari n'indi misiyo dufite yo kubabwira ko hari n'umuhanuzi yohereje. Hari uwageraga kubabwira Yesu uramuzi, usanga ni umuntu usengera muri ADPR, ni umwadivantiste, ni umukatolika, abo bose Yesu baramuzi. Ariko uwakubwiraga ngo Yesu aramuzi ntabwo byagomba guhagarira aho ngaho, bamubwira ko Imana yohereje uwo Yesu uzi, yohereje n'umuhanuzi. Ukabona ni ibintu ashaka kumenya cyane. Nk'umusaruro twavuga ni uko twamubwiraga ati ese kwejo dufite amateraniro wahazaje kumva uwo Yesu n'umuhanuzi yohereje, ukumva ibye ukabimenya neza. Akakubwira ati rwose ngize amahirwe, ahubwo nari maze iminsi, nari maze igihe, nari meze nk'uwo, hari n'uwatubwiye ngo nari naragumutse, ariko ndumva ibintu mumbwiye ari ibintu bishyashya, ngize amatsiko yo kubimenya. Agahita avuga ati rwose ejo nzaza kumwumva. Rwose byadushimije kubona abo twararitse tukababwira uyu munsi dimanche twababonye baje gusenga. Urabona ko ni ikintu twatinze gukora, abantu hano hanze baragikeneye. Rwose ni ikintu cyiza cyane, umva ko umusaruro twabonye. Nimba ubwiye umuntu ukamurarika ku rusengero akaba afite inyota yo kuza kumva ibyo bintu wamubwiye, akava mu rugo akaza, urumva ko harimo umusaruro. Hanyuma mwene Data Christian, umusaruro w'igikorwa cya mbere ndikumva byagenze neza, Imana ishimwe. Noneho muri kubona kugira ngo birusheho kugenda neza, ni iki gikwiye gukorwa? Abashaka kwifatanya namwe muri uwo murimo, ni iki kintu mubona basabwa? Ese
wenda ni amahugurwa runaka, ni ubumenyi runaka bakeneye kuza bazi kugira ngo wenda nibabazwa babone icyo basubiza. Muri kubona kugira ngo birusheho kugenda neza ari iki gisabwa? bene data ibyo basabwa birahagije, barabifite. Ikibazo ubwo gikomeye gihari, abantu tuvuga ko twakiriye Yesu, benshi bari muri twebwe bakiriye Yesu wabateye kuba umwibone. Kubera iki? Dufite abantu bashaka kwakira Yesu bakamubika mu mifuka yabo, cyangwa se bashaka kubika Yesu ariko muri bo bakumva ko uriya wundi we bitamugenewe, uriya wundi we atagenewe kumva ibyo bintu byiza. Urumva ko ikibazo gihari nyirizina twasanze ari twebwe, kubera ko abantu baradukeneye cyane, abantu baradushaka, barashaka kutwumva, kubera ko Yesu uri muri twebwe ntabwo ashobora gusuzugurwa. Nicyo mwene Tarumera avuze ikintu kiza cyane. Yesu twari dufite ubwoba ko dushobora gupresenta Yesu abantu bakadusuzugura, ariko mu by'ukuri imbaga y'abantu benshi yashaka gukomeza kumva Yesu, kubera ko Yesu ahageze ibintu biba bishyashya. Naho bari bamuzi, twari dufite indi ngingo y'umuhanuzi. Uwo Yesu bazi yohereje umuhanuzi, kandi uwo Yesu bazi ni uri kubateka kumenya n'uwo muhanuzi. So ku mpande zose dufite ibuye rimwe ryica inyoni ebyiri, nta kibazo dufite. Twe turasabwa iki rero? Birasaba ko abantu bumva ko dufite umukoro ukomeye, kandi mu magambo make, mu buryo bworoheje, uyu murimo ntabwo ugoye. Birasaba kubwira abantu Yesu ko Yesu dufite atari Yesu wacu twenyine. Hari abo twageze baratubwira ngo mwatinze kuza kubitubwira, ni iki cyatumye mumara imyaka mumaze hariya mukaba mutaratubwiye ibi bintu? So urumva ko mwene data dufite umurimo mugari, kandi buri muntu wese tumuhamagarira kuza. None se umuntu wumva nta kintu afite cyo kubabwira, ntabwo wenda afite content, ntabwo afite ubumenyi buhagije bwo kujya guhugura abo bantu, wenda nawe arumva ko ari ku rwego rwo guhugurwa, ese we yakwifatanya namwe? Ntabwo akwiye kugira iryo pfunwe ry'uko adafite ubumenyi buhagije, cyangwa baretse azaze nyuma amaze kumenya ibihagije? Ubwo uzi ko kimwe mu bintu byadutangaje ari ukuba umuntu twaramuhagaritse tumwira twakuganirizaho umunota umwe, yarangiza akatubwira ngo yakumva tumupresence Yesu, agahita avuga ati mungana uku nguku murampagaritse kugira ngo mumubwire Yesu. Nabyo bikamubera impamvu yo kumva akunze Yesu. So urumva ko no kuba uwo muntu yaza ntagire icyo avuga, ariko akaba turi hafi gusa, biteye ingabo mu bitugu wa Yesu turimo kuvuga, kubera ko Yesu hari impamvu yatumye akenera abantu 12. Ntabwo yarakeneye kwikorera umurimo, yashobora kubikorera wenyine, ariko hari ikintu cyatumye akenera 12. Kandi muri bara 12 hari abantu dufite batigeze batanditse Bibiliya, ibice bya Bibiliya, kandi abo nabo bari intumwa za Yesu. So ntabwo rero kumenya Yesu cyangwa se kujya kuvuga Yesu bisaba ko nawe wavuze, no kuburi na presence yawe turayikeneye. Yego, ni byiza cyane. Hanyuma gahunda ikurikiraho ni iyihe? Kuko ngira ngo noneho ubu ngubu ni buri weekend, ubwo ku itariki muvuze ikintu cyiza. Buri wa gatandatu muri ukwezi kwa karindwi, buri wa gatandatu wose isaa 10 tugomba guhurira hano kuri Bethesda tukajya kuvuga Yesu. Ntekereza ko icyo kintu dufite. Indi gahunda bene data batekereje ni yuko buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi tuzakomeza igikorwa, ntabwo tuzabihagarika, kubera ko twabonye ko abantu bafite inyota yo kumenya Yesu. Nicyo twabasha kuvuga. Turahura sanga he, turajya he kuri wa gatandatu? Dukore rendezvous. Turahura saa 10 buri wa gatandatu hano kuri Bethesda, tugasenga, tukava aho tugiye kuwukora uwo murimo. Ntekereza ko nta kindi, birasaba ubushake. Birasaba ubushake bwonyine, birasaba abantu bashaka kuza bakavuga Yesu. Nyuma y'ibyo kandi nanone hari ikindi nakongera gatoya kugira ngo namwe rero agira icyo anyunganiraho, nuko tukimara kubona ko nabo twabwiye byatanze umusaruro uko bari kuza muri eglise, byatumye tuticara, byatumye twumva dufite undi mutwaro. Ni isoni zikomeye kuba twicaye ahangaha hari abantu bakeneye kumenya Yesu pour la première impression bakaba baje. So ni umukoro ukomeye rero dufite. Saa 10 buri wa gatandatu muri ukwezi kwa karindwi tugahurira ahangaha tukajya kuvuga Yesu. Nkuko wari bivuze dusoza, sinzi niba hari icyo mwene data yatwunganiraho. Ikintu nakongeraho,
wenda ibyinshi turabivuze ariko ikintu nakongeraho ni uko umuntu wese uzi Yesu akaba yaramugiriye neza yakwifuza gusangiza nawe undi muntu uwo Yesu wamugiriye neza kugira ngo amumenye. Numva ni ikintu gikomeye iyo wakiriye Yesu akaguhindurira ubuzima, wakiriye Yesu akagira ikintu gikomeye yakoze mu buzima bwawe. Ntabwo ugomba kumva utuje Yesu wakiriye guhindura ubuzima utamubwiye undi muntu kugira ngo ubuzima bwe buhinduke nawe abe yaba umuntu mwiza. Uko Yesu ikintu cya mbere akora nuko ahindura ubuzima bw'umuntu bukaba bwiza. Nuvuga ngo ikintu gikomeye buri muntu wese agomba kugira umutwaro ni ukumva ko Yesu yakiriye akamugirira neza ibyo yamukoreye byose, nawe ubwo buntu yagiriwe undi muntu ari wese yabugirirwa, bikamutera umwete, bikamutuma agira umutwaro wo kumva ko agomba kujya gushaka undi muntu aho ari hose kugira ngo amugezeho ibyo byiza Yesu yamukoreye. Murakoze. Murakoze cyane rero, mwabyiyumviye ku nshuro ya mbere abantu bafite inyota, abantu banyotewe kumva, ndetse nta nubwo bisaba ko tugira ubumenyi buhambaye, uwo ari we wese yakora ivugabutumwa. Ubwo rero mwarakoze cyane bene data, ngira ngo umurimo uracyakomeje, namwe murararitswe mwaza tukifatanya muri ibi biterane bya Rehoboth, ndetse no mu murimo w'ivugabutumwa buri wa gatandatu kugeza impera y'ukwezi kwa karindwi. Ubwo indi randevu nk'uko babitubwiye izaba ari kuri uyu wa gatandatu hano kuri sale y'abagide i Gikondo. Imana ibahe umugisha, tumuze tujyane tujye gukora umurimo w'Imana.